APR yabiri mu murongo mwiza wo kwiyubaka. Umurongo w'amatsinda? Umurongo w'amatsinda gose. Nakomeje gushaka amakuru ye nkimenya ko APR mushaka cyane ndetse ibiganiro bigeze kure. Ndetse nta gihindutse abamuhagarariye bagomba kugera mu Rwanda. Kurangiza deal. Abafana ba APR muzamure imitima mukara n'umweru. Bambwira izina manze mbe mushaka kuri. Zamure emoji za Lions. Mbe muzamure za emoji z'intare. Mitima twayiretse. Avuye mu kipe yakiriye amatsinda yitwa Amani Kwadiokane Michel Braigenev. Yose ntago nashaka kuryandika ntari ko ngo ongera. Okay. Andika Amani Michel gusa. Amani Michel. Amani cyangwa Amani? Academy yitwa ADF yo muri Amani Michel. Ni champion ni top scorer umuwinga ariko akaba top scorer wa championnat. Akinira he? Akina ikipe yitwa ADF muri Côte d'Ivoire. ADF Academy wati mu magambo arambuye. Nabarebye cyane mbona Yanga imaze iminsi imwirukaho. Si n'ubwa mbere abaye umukinnyi muri Côte d'Ivoire. Izina ntago ryaba Amani cyangwa Amani? Amani nyine. Amani. Reka mbahe shama dohepe. Muduhe turebe. Yavuga ko ashaka kuba yamaze kumvikana na APR. Mamadou si atandukana na Mamadou. Muri ikipe avuyemo. Yes, ikipe dore wamenye cyane. Ni iki Kazunga muhakanye. Yumvise avuye mu ikipe yoroheje ahita muhaka. Ikipe igomba gutanga umukinnyi mwiza ni muri Côte d'Ivoire ni Asek. Regitanga. Ni Asek. Asek imoza. Uziko ikipe imanuka. Uziko Liverpool igeze gukura umukinnyi muri Newcastle yamanutse mu cyiciro cya kabiri. Akaza kabinyenyeri. Witwa Jojo Wijnaldum. Urabyibuka na Robertson yavuye mu kipe abakinnyi se bava ko bava mu makipe mato avuye muri Premier League nta kipe itatanga umukinnyi nta kipe itatanga umukinnyi ukomeye Burundi n'ububirigi n'ahandi arafro ariko nta kipe itatanga umukinnyi nese niba n'amagaje atanga umukinnyi agakomera Muhanga atanga umukinnyi agakomera nta kipe ku isi itavumba ahubwo ikipe cyane muri iyo kipe yavuze Ange yavuye si muri Muhanga ahubwo Karenzi icyo cy'ingenzi uvuze ko wemera ko yabonye umwataka mwiza umuwinga mwiza umuwinga mu left wing umuwinga ushobora kuba top scorer muri championnat je nibaza ko akomeye kandi Kwadiokane Amani imyaka 27 ni mukuru iyanditse iyo yemerera ko uburebe maso ikipe yitwa Afad Plateau Afad bigakubitiraho umwanya agiye gukina 27 Fad Plateau umuwinga Fad Plateau kandi ibi ikipe bundi ihagaze gute Korange ndi kwikanga mugano akazungura ikipe ya Fad Plateau ntabwo nubundi watara yamwicaza Afad Plateau yasoreje ku mwanya wa gatatu ya mbere Asec Mimosa ya kabiri San Pedro ya gatatu Afad Plateau yasoje championnat ifite amanota 50 yarushwaga 12 na Asec Mimosa shaka wa liste y'aba top scorers agiye muri y'abayambere oya kandi yaba ya gatatu nisiyo ngurese Mamadou sabonye umusimbura wenyine urwego nawe unacyo wayibutsa ntabwo rero yabari umusimbura umukinnyi arakuze cyane ntabwo uyu ni umukinnyi ntabwo bakazanye bakuyanyirirwa kwicara ikipe ya gatatu ntiyatanga umukinnyi mwiza Côte d'Ivoire habaye niba ushaka kujya mu matsinda ikipe izakina confederations ishobora guhura na Rayon tweda tumureba yazaba yenda taje muri APR yabaye ya gatatu kipe ibonye sport ya confederations ari kujya mu matsinda ntibishoboka izo kipe ziritabira Côte d'Ivoire tubona ikipe imwe gusa ikina matsinda Champions League cyangwa Confederation no itari ubuguze nkaba Madusi wasezereye urwego ni rumwe aya kazo umukinnyi ukomeye yava mu ikipe yose yitwaye ate twibuke ngo uri ikipe utarajya mu matsinda uragura abakinnyi utarajya mu matsinda none se wiyongereye Nseka ahongera cyangwa kujya mu matsinda ashobora kuba ari mwiza ariko ndashaka kumenya impamvu uri kutubwira ko
abonetse muri uriya mwanya rero umujyi mwiza wo kugura abakinnyi ba pejo twavugaga abakinnyi bakinnye amatsinda ya confederation bakinnye amatsinda ya champions league yakinnye ya none se mu winga utsinda ukeneye iki kintu none se Memel Dawo yaje ameze imyumvire rero ni Memel Dawo yaje nyenyeri wa none se reka kuhando nyafrika ntacyo ntitwe twaramubonye mpamvu yabaye none se gira umugisha yagiye muri bagira umugisha yagiye muri Al Hilal avuye muri bagira umugisha n'imborera ubu kuri baro yakinnye amatsinda biroroshye Al Hilal si APR Al Hilal ikina amatsinda umukinnyi wese uje ugenda kuri ritime yaba hari ukaba umukinnyi ukomeye cyangwa bakakurekura ni nkuko Yanga yaguruye Yanga irakomeye ntabwo ari nka APR urumva nayisa iramushaka Pacome arimo gukambakamba bagiye kurekura Pacome zuzo yaje abantu twikanga amakuru mfite iramushaka urumva nayisa igira abakinnyi benshi nuko ngo udafite mu mikinire yayo barakurekura kuko ntabwo Yanga yaguruye ngo niyo ngenderwaho reka uraza usanga ikipe ikomeye bitandukanye na APR irimo kwiyuka guhera kuri zero ikeneye umukinnyi wakinnye amatsinda gusa udakinnye amatsinda APR irahiye cyo nakivuze mbere rwose uruvuze izina ndareba aho uvuye twarebye umudefanseri akina muri Stade Marie n'urucabana niba atari Stade Marie muri Mali ni Joliba nk'ubu Cameroon wambwira ngo APR izanye umukinnyi muri Cameroon ngo urahiye unaranyandikiye ngo Fad yakinnye amatsinda ryari ubwo mubishake nabyo umwaka wo yakinnye amatsinda Fad shakora nari imyaka 5 ishize reka turebe si ya Fad Plateau kinnye amatsinda umukinnyi uri kugora kumushaka gutya shangiye rwose ndi gutinyamo nahise ntugire ngo umwana uvumbutse umukinnyi wanditseho 27 muri transfer market wasanga ari noti y'imyaka 30 noti ya 30 akaba ataramenyekana akaba ari ubwa mbere turi kumushaka twamuze no kuri interineti akazu Mamadou Saba mugana ayo matsinda Mamadou gese hano barimo barabaza nabivuze kare Rayon Sport abayijyanye mu matsinda hari wakinnye amatsinda hari wari urimo wakinnye amatsinda ariko ari amatsinda rero nayo tuzavuga uburyo yagiyemo tuzavugeho uburyo buhe ibyo ni ibintu biba so gukina gatsinda hari ubundi buryo inahageze abakinnyi baba bagize agaciro ibyo bintu APR nitana biva ahubwo ntizigire komeye ngo umutoza ngo agomba kuba yarakinnye amatsinda ngo abakinnyi ngo bagomba kuba barakinnye amatsinda none se inshuro babikoze bayagiyemo kugira ngo noneho bakora iki kugira ngo bazayajye bagura umukinnyi mwiza iby'amatsinda ni ibintu umukinnyi mwiza umupimira he umupimira igipimo cya nyacyo umupimira ku matsinda se uramusikautinga yacu APR imaze kugura abakinnyi tuvuga abakinnyi bakinnye amatsinda nuko scouting yacu iri hasi APR iramutse ifite team ya scouting ijagajaga Afurika muri sezo yose umukinnyi wese bazana twamwemera ariko ko nta team ya scouting ifite ari umukinnyi aba agency cyangwa se abakomisiyoneri babazaniye twe tureba profile afite n'ibyo amaze gukora kuko APR ifite team ya scouting iyi akindi kintu APR ifite abascout banga team yayihorere organigramme ntabwo twayikoza anga umukinnyi wabaye mwiza muri championnat Cote d'Ivoire ubundi kikomeza ko ari umukinnyi mwiza uboneye ahubwo rebe ni top scorer wa Cote d'Ivoire oya nandi kubona batitiane mu Rwanda ukamujyana muri za Cote d'Ivoire ngo umukinnyi mwiza wo mu Rwanda gusa ugira ngo ibyo birahagije ntabwo bamugura ngo kubera ko yabaye mwiza mu Rwanda abanyamakuru muri Cote d'Ivoire nabaza kuri uyu mukinnyi ubwo rero no ibihugu bya West Africa makuru yacu bakoresha n'imbuga nkoranyambaga biragora za Benin za Cote d'Ivoire za Burkina Faso baracyari mu bigori ntayo yewe nyumva mu mukinnyi wa Burkina Cote d'Ivoire genda ahita mbaza ngo nwaseke niho gura Al Hilal niho gura abakinnyi aho sindi kumwe kenshi kandi Al Hilal yakomeye oya wese umwana n'umukinnyi ubundi APR bigeze kutubwira ko APR izagisinyisha umukinnyi uri munsi y'imyaka 25 kandi wakiniye equipe y'igihugu umukinnyi nta kinire equipe y'igihugu umukinnyi nta kintu na kimwe ntarakina ibintu bihambaye cyane muri Afurika niki mucuruza muri APR koko sibye kuza undi Memel Dawo bisu undi Memel Dawo uje cyane no gushya nyine niyo mpamvu nakubwiye ngo uyu nta cyarusha Mamadou yari umukinnyi mwiza muri championnat ya Mauritania kandi warebe championnat irusha iki y'u Rwanda reka da Memel Dawo yari mwiza muri Burkina Faso hari ikipe ikina amatsinda reka da ntayo uwo mujyo uzakomeza ucya buri mwaka zana umukinnyi ufite akarusho vuga ngo zaduhenda ndaza kumeza kumukora ubushakashatsi tumugure mutaboneza Simba na Yanga zarashobora kujya mu matsinda zigahozaho bafashe umwanzuro bawo tuzadugura abakinnyi kubera impamvu umunya Cote d'Ivoire nazo ashaka kinira ikipe y'igihugu ye ko badakinisha baroko ikipe y'igihugu Aman Michel yabaye meilleur buteur Ligue 1 Afad
Plateau. kanze namaze kubona urubuga rwa bapostingiraho amakuru y'iyi shampiyona maze kurugwaho ndaza kumucakira nimbona atari mu bakinnyi bahataniye ibihembo by'umukinnyi w'umwaka kandi yatsinze ibitego byinshi meilleur joueur bari ni Ligue 2 ndebe Ligue 1 Ligue 1 Côte d'Ivoire go ufite ibitego yitwa byinshi se bingahe se buretse harabona ndi kubona bati Diane bande niyo urimo kumva ko ari top scorer ambwiye ko ngo ari top scorer kandi mu winga Tidiane Diabaté oya ni ibi bihugu nabyo kubona amakuru yabyo icyo kibazo ibihugu biragora ntabwo biteye imbere nkatwe mu bijyanye ushaka na ko top scorer wa Côte d'Ivoire wamura wamubura ntabwo wakoresha imbuga nkoranyambaga akazuba kanze njye kuri Facebook umuntu wasigaye hari umuntu unyohereje aga screenshot hano yitwa Claudio Kanamani champion yabo yitwa Ligue 1 CIV Ligue 1 playing for Afad Plateau finished as the top scorer of the Ivory Coast League 1 ariko niba ararushije abamuri za seke mimoza kazungu nanone nitubona ko arushaho muri za seke mimoza top scorer ibitego 12 none se kazungu ni kuki arushaho muri za seke mimoza nusanga ari byo yarushije n'uwitwa Dramane Kamagate wa San Pedro yabaye ya kabiri afite ibitego 17 ni umuwinga kandi ikipe ni ya gatatu gusa urumva who deserve the Ballon d'Or ahubwo se bamubona season arya yitwa munyibutse izina rye yitwa Aman Michel Amani n'ibindi Michel. bikurikiraho Tidiane Diabaté abakinnyi ba saison bahabwa amahirwe kandebe uyo cyane ndamucakira tu transfer zo muri APR se muri iyi minsi nese ubundi transfer ni yande ni ya Eto ni yande ashaka kuba ngo uyu mukinnyi ahuje umu agent n'umutoza amakuru umutoza atagenda gushyiramo akaboko ke Toza Taleb aho mba nemeye none se Taleb haraho reka yubakira ikipe ubundi yajyaga aza nyuma abakinnyi barabaguze aratandukanye na Samani se urumva ibyo bintu bishoboka Nese urumva biro kubiri ninde wazanye Taleb muri APR kugira ngo uhite ubihuza nahise nawe urakubaga wazanye Taleb nawe uzana umukinnyi birashoboka nibyo ndi kubabwira nyine kugira ngo abantu bumve connection mbona uyu mukinnyi utavuga cyane ra ariko hari ibyo nari ndi kubona nanjye nkabona ngo ni meilleur buteur muri Côte d'Ivoire arumbwiye ngo mwibuke ko APR yazanye umutoza abamuzanye bazatubeshya ko yatwaye Champions League nibi bya top scorer bisaba gucekinga nje ibintu byo muri APR by'abakinnyi bashaka kuza n'abatoza nzajya ncekinga ko dushobora kuyobya subwa mbere nabanyobejwe rwose ize nkubeshye ngo bibutse ko inaha bonye umwami Taiba na afite 12 nese so umukinnyi mbwa ni Taiba uyo zanga ikipe muri Côte d'Ivoire nka San Pedro imwifuje uyu icyo ashaka kuvuga aravuga kuvuga ibitego si igisubizo gusa si igisubizo ko uwo mukinnyi akomeye cyane cyane ko champion ya Côte d'Ivoire barobanuramo abakinnyi benshi beza bakajya hanze ariko mu winga ukomeye kandi ku myaka ye ntaba kigiye hanze ashobora gukina ubyitondere ngo ku myaka APR ifite ikibazo cy'abawinga ariko uyu ntabwo ari umwana ubu ariko watara yamwicaza umukinnyi 27 yanditse ubwo wasanga na 30 utarifuzwa n'ikipe nimwe ikomeye akubwiye ngo ongera afeke moza ntimushaka iwabo niyo nige San Pedro izakina Champions League bazasohoka ubundi hari amakipe abiri yakina Champions League none nikajya muri Confederations aseke moza na San Pedro izasohoka ntiziri kumwifuza APR izakina Champions zangana nazo iri kumwifuza niyo bambere bari kanongeraho wiva muri aseke muri San Pedro byibura niba ushaka umukinnyi muri Côte d'Ivoire kipikina Champions League ake mu myaka 27 umuntu aba agifite igihe cyo gukina nyine kuki ikipe ikomeye yo muri Côte d'Ivoire yo itafuze ngo itara ntiducike bawo Medi baje bafite ingahe niba umukinnyi ukomeye ubwo karenze umukinnyi ukomeye wemeje abantu bose muri Côte d'Ivoire n'abanyari Tidiane pe yitwa Tidiane Diabaté urumva akinira equipe yitwa Karuhogo urumva yatsinze ibitego 17 atanga assist 7 contribution ibitego 24 niwe nyenyeri kuva afite ibitego 10 niwe nyenyeri n'uri kuvugwa hara mu gihugu cya Côte d'Ivoire yewe uwo niwe nabonye urabyumva hari pages ngende mbona ku cya page ya Facebook ya federation hari abitwa ba Dramane uyu mukinnyi nawe baramuvuga hari Yusuf Dosso hari Amara Traoré statistique kubera ko abantu bazi ko ibintu byaratubibona bitugoye Tidiane Diabaté umuntu ashobora kuza akatubeshya niwe wamubonye niyo nakomeje Tidiane Diabaté none umuntu ngo wabaye top scorer ananiwe kutuha urutonde rwo Tidiane turebe ibitego yatsinze ndabikuzanira
meilleur buteur CIV undi ugomba kubanza kumenya impine ibihina by'ibihugu meilleur ngenzi igifaransa kambihige meilleur buteur CIV CIV 2026 sibyo apel nta muntu uzayibanye mbere ndebera ibidakwiriye n'imbibor kipe nakuze nkunda wowe Tidiane Diabate niwe watsinze ibitego byinshi urumva akurikirwa na Suleiman Fofana wa ASEC Mimoza ubwo Diabate wa Karongo iyi saison iyi 2025-2026 uri sure Karasoma débuteur let's gato May 15 tari 13 z'ukwa gatanu 13 z'ukwezi kwa gatanu shampiyona irangira Tidiane Diabate afite 14 inuko Karasoma yari imeze Suleiman Fofana 12 Bakare Uwato 12 Michel Amani 11 kwezi kwa gatanu ubwo niwe turi kuvuga yari ku mwanya wa 4 afite ibitego byinshi sibyo cyangwa iki ni icyiciro cya kabiri 11 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa uyu muntu akina icyiciro cya kabiri oya ni cya mbere baravuga Ligue 1 Ligue 1 niko shampiyona icyiciro cya mbere muri Cote d'Ivoire ni Michel pe ni Amani Michel 2025-2026 Amani Michel sacré meilleur buteur de la saison 2025-2026 de Ligue 1 yitwa Lonachi i champion le joueur de Afad Plateau officiel terminé la saison en tête de classement des buteurs récompensé pour son efficacité offensive et sa régularité devant les cages. Nos félicitations à lui. Meilleur buteur de Rengi. Yo Karasoma nyine ni iyi official. None se ko bavuga ngo dore ndi kubona byabaye ku itariki 30 z'ukwa gatanu Ligue 1 Cote d'Ivoire iyi ngiyi urabona ko iri officiel kuri Facebook ikurikirwa n'abantu 98 urumva rero ukuntu bari banditse bavuze ngo Aman Michel top scorer of the season 2025-2026 of Ligue 1 Lonasi ntabwo nzi byo The Afad Plateau official player finishes the season. Wabanze urebe nabandi urebe ko araho mu cyiciro cya mbere barimo amagara bari mu cyiciro cya kabiri komeza liste nyine ni post yabo nari ndi kureba nta liste anya iyi page nanjye niyo nareba Ligue ya Cote d'Ivoire Amani Michel top scorer of the season Ligue 1 Lonachi Fad Plateau top scorers ranking award defensive nibyo dore no send niwe l'attaquant Amani Michel de la Fad Plateau a été sacré meilleur buteur yarushije 2025 yarushije Tidiane sinzaho ba Tidiane mu bakora Tidiane Diabatin ugomba kumanuka no muri comments barimo kuvuga ngo yatsinze ibitego byinshi impira miterekano ngo bari recognizing abafana ngo bari recognizing Tidiane Diabatin urumva ko bari bahanganye nasi imiterekano si ibitego oya ntabwo byegera byakana narebaga nibabugereranya n'abandi bamuhariya tuba turi gushaka mu cyiciro cya kabiri niwe top scorer rwose ku page ko muri Cote d'Ivoire ubwo magnifique agarura amafoto murebere umukinnyi mu ngaperi giye gura niba yarabaye top scorer wa champion ya Cote d'Ivoire champion bamo ahanganye n'abakinnyi ba ASEC Mimoza n'aba San Pedro niba barusha ibitego niba zitsinda none se Taiba ntahanganye n'abapenariye ubwo arabarusha nese arabarusha niyo mpamvu umuntu yanyandika nese arabarusha tumuranyira ASEC nese arabarusha wata njye kuki mutari kwibaza ikibazo gikomeye kuki ASEC tamufashe na San Pedro kumukinnyi witwaye neza umwenegihugu ASEC ntiyangana n'abazamugurisha ASEC ntiyanganira umukinnyi na APR zirengaho zikajya gura abakinnyi abataka kandi Taiba hari ari umwenegihugu akaze kazo so mujyose nicyo kibazo ariko n'undi nawe n'umunyarwanda uyu mwataka ashaka ko APR subira kuri Kanyarwanda yese APR yabona ubwo aho yangiye ubwo wabene muri uwo mujyo ASEC ijya mu matsinda kazo uyu muntu n'umuwinga ariko icyo kibazo APR ikeneye umuwinga utsinda ASEC na San Pedro ASEC ntabwo ifite ubushobozi bwo kubuza APR umukinnyi mushaka ntabwo yarwana na APR umukinnyi imuvanye muri Afad Plateau ASEC ni nk'akademi ntabwo irwana n'abakinnyi n'amakipe yes niko bimeze ibagura bakiri bato ikabagura kuri make ikabacuruza ariko ntijya ku isoko ngo ihanganire umukinnyi ntishobora kugura umukinnyi w'ibihumbi 100 ntibishoboka
vuga uti yamubona ndumva umutima wanjye utari kubinyemeza najya kuzana Tayiba ni umunyarwanda yewe imibare nyemeje ndemera niba ari imibare niyo turavuga ko aperi yazize ku rubuga rwa federasiyo ko imibare iri genuine imibare iri genuine ku rubuga rwa federasiyo ndetse nabibuzwa n'ikikwemera top scorer shampiyona ya Cote d'Ivoire ntabwo ameze nk'uwa Burkina Faso aba shampiyona ziri ku rwego rumwe kazu none se reka nkubaze seke imuziki na champions league umwana yirwaye ikipe mwana kinya amatsinda none se niba tuvuga ko barafinda nta mibare afite tusubiremo nta matsinda nabonye bakina niba udabaza niba sinjya kuvuga ibintu byinshi Mamadou Sabonye umusimbura we bari ku rwego rumwe nitaye kuvuga ngo afite ibitego byinshi ikipe mu zoko ya gatatu sibyo muri shampiyona ya gatatu izakina confederations na San Pedro sibyo nisho guhatanira shampiyona nibyo bindi byo Shabarara yatsinze ibitego byinshi ari muri Bugesera murabyibuka ko gize gutsinda ibitego byinshi ari muri Bugesera murabyibuka ko Mamadou Saza yari wa gatanu ikipe ariko yarabitsinze no muri Reyo yarabitsinze Mamadou yari afite ibitego byinshi ikipe yitatwaye shampiyona ari ya gatanu muri Mauritania ngo numwataka bazaniye APR uwo mukinyi imyumvire y'ubwabyo ntarakandagira ku gikombe urumva nice ni nkuko nyine Tayiba nawe afite ibitego byinshi ariko ntabwo ikipe yatanira igikombe cya shampiyona byibura hari ukuvuga ngo uyu mukinyi buriya Dawuda yavuye mu kipe yatwaye igikombe muri Ghana byibura amabureburizo imyumvire ya Dawuda watwaye shampiyona muri Ghana iri hejuru kurusha umukinyi wabaye gatatu none se top scorer n'urugero yavuye muri Mukura cyangwa muri polisi kugira ngo se nta kantu kaba kaburamo se Cote d'Ivoire baturusha umupira umukinyi mwiza muri Cote d'Ivoire barusha muri shampiyona y'u Rwanda ntacyo bitwaye cyane kandi aha dore mbonye akantu rwose bakoze akantu bakoze rwose k'abatopo turacyashakisha none ugira ngo twabireka aperi yibwe inshuro nyinshi ndebera ntabwo kuri inshuro nzarebera ibidakwiriye nimbibona nzabibona kandi uvuga ko shampiyona ameze mushakisha ubwo se nivuguruza wowe ubwo uravuga shampiyona Cote d'Ivoire ikomeye kurusha y'u Rwanda ndimo ndavuga ngo ndibona konfirima nyine amakuru ndimo nashaka konfirmation zose zishoboka zikize kandi wabonye ko ndebe n'amakipe yagiye atsinda ibitego ndebe nyine niba nta penalty nyinshi zirimo Rastaman ikomereza muri uwo mujyo abakinnyi nk'aba uwo ntemera ni wa muzamu ariko umudefanseri ngena namwemeye ariko umuwinga umudefanseri umuwinga ushobora gutsinda niba koko n'umudefanseri ari ahari ni beza gutya ariko uyu we top 5 jewe rwose meilleur buteur muri ligue Mupenzeto akomeje kunyemeza umva ukuntu bakurikirana none byose nabibonye Aman Michel Afad ibitego 17 Tidiane Diabate ibitego 14 Suleiman Fofana Wasek 12 Dakale Keve Waton 12 Sindu Bakayoko 11 abangaba nibo basoje uyu muwinga n'impamvu imwe yatuma APR ishobora kumubona ni iyi myaka afite none se singuye magnifique nakabereke dore kiri gihembo yahawe iyi myaka yo yabaye recognized nk'umukinnyi muri awards mu bihembo hora byaratanzwe uyu mupenzi uri kumamagara senire ni Mupenzeto ndumiwe reba ndumiwe nimero Mupenzeto niye kare kumamagara ni Lorenzo nose witwa Mupenzi wese aba yitwa ndavuze ngo Mupenzi etamaze kunyemeza bitamona umuntu Mupenzi umamagaye muri Trukora nimero yerwa na kangahe kare ni ako urakorogana kabisa ejo kwagiye kunshimira ko amaze ko asigaye amaze kunyemeza kuri transfer you can't be delegation babereke kara kantu ngo batanze ibihembo bya sezo uyu ni rutayizamu official wahize abandi mu gutsinda ibitego byinshi muri Cote d'Ivoire kandi ni umuwinga w'ibumoso wa mwanya barafinda na Kiwanuka aje kwa challenge Kiwanuka simbona na Kiwanuka umwenje udasohoka aho simba APR ikomeje kunyemeza oya hano ntabwo ndi kumva urashaka top scorer wa South Africa wa Cote d'Ivoire buriya wa South Africa urashaka wa Misiri cyangwa wa Maroc Kazungu turi kumwe Kazungu mu mutima yamaze kwemera mu mutima wa Kazungu yamaze kwemera ariko nagashaka kubyatura reba ngo uyu mukinnyi ya PFC igiye kuzana kuri 11 iki ni igihembo bango izi ni awards nekwe kuri page official ya Nuza ya ligue ya Cote d'Ivoire lauréat meilleur buteur ligue 1 Amani Michel Afad Platon nguwo nakona umusore ubumutse rwose afite na tayenzi cyane mu wingu ugiye kujya yicaza Kiwanuka Mupenzeto amaze kunyemeza cyane mu wingu utsinda niba azi gutera amakufura niba azi gutera impira iteretse ni showadire imyaka ni imibare reka mbabwire imyaka ni imibare Kagere Medi yajyanye Simba mu matsinda ari umukinnyi mukuru urumva yarazengurutse muri za polisi muri za Reyo muri za Hebiranga umukinnyi nk'uyu
ushobora kuba top scorer wa shampiyona atari umwataka aperi ntishobora gusiringa iyi deal ikarangira kuko amakuru mfite rwose ni uko umujyanama we agomba kurandinga i Kigali. Umujyanama wande w'uyu mukinnyi umuhagarariye agomba kubanza akajya Kigali akumvikana n'ikipe. Kamba amafoto yo kuri page ze muri buryo y'umunsi. Hari ibyo n'umutima ukikanga. Nguwo anyifika mubereke rwose umuwingo ugiye kuza kwicaza Hakim Kiwanuka. Top scorer champion ya Cote d'Ivoire abakomeye wana. Makipe yahakina amatsinda. Si byose? Tujye twemera. Ntago ndi kubyemera. Kubera iki se? Kuki mutsimbaraye? Afite n'umubiri. Nsigaye nemera Karenzi cyane. Togwe nta mubiri. Karenzi umuntu akwemeje uremera nicyo nemera. Ubu aka kanyemeye kirore. Uyu mwinga wa Taleb Abderrahim yizaniye. Umubonye match nimwe wabonye nese ko mbona bari kumujyana muri Yanga kinire wabonye kandi ngiye kugira ngo rimira mu Rwanda na Yanga Perse hangana umukinnyi na Yanga Yanga irifuza service z'umukinnyi wa Fad Plateau muri Cote d'Ivoire umuwinga urimo urabisoma mu Kinyarwanda se oya bivanye mu Giswahili mbishyira mu Cyongereza ndikuza mu Kinyarwanda oya bimaze Yanga maze iminsi mwiruka witwa kwa Diokan Michel Bregeneve imyaka 27 top scorer wa shampiyona akinisha amaguru yombi afite umuvuduko ngo umeze nk'uw'icumu ngo avuduka nk'urumuri yakosha ngo uyu ni umukinnyi ukomeye cyane yifuzwa n'ikipe Young Africa nese niba Young Africans mwifuza wamukura he kweri andemeye Genzemera mbonye créer attraction sur le match africain croix de discrétion véritable nazamu hubwo oya Yanga nazamu nayo mbonye na page yandika ko azamu nayo imwifuza amaze iminsi Yanga imushaka uyu ni umukinnyi mbabarira nabisomye jewe ni munteza ibibazo transfer news Young Africans niba Yanga imwifuza byarangiye gute Yanga imwifuza ntabwo aperi yakoraho cyane amaye yakoraho Ligue E Lunachi na aperi ubu ngubu nayo ifite purchasing power ifite akagongo yashimaho ariko so mugane ko yapapuye Memere Dao harya yamupapuye nde amaye Singida oyo Singida babyinjiyemo iriya ni flop ya gapapu Singida ntabwo ari equipe nini kurusha aperi Singida ntakwiye gutwara umukinnyi wa aperi ubundi umukinnyi wa aperi shaka Singida uyifuje ruboneka yamubona aperi njyewe ndagushyikiye muri transferi biragaragara ko aperi ifite gushaka abakinnyi bazima bafite ibintu bakoze bizwi ntabwo ari abakinnyi baje bari basanzwe basinziriye badakina akomerezaho rwose aperi ikomerezaho aperi ifite rwose umeze neza ku muzamu ntabwo nemeye neza mubazane kare tubarebe muri sekafu ariko abangaba barashoboye uwitwa Amani Michel kuri kufra ndi kugenda mbona kuri Twitter reka nze mbahe aka kantu kuri kufra mipira miterekano abari penalty kufra ze ni aperi nta n'umukinnyi utera kufra yagiraga wayibonaga aperi ntabwo ari ifite umukinnyi utera kufra rwose aperi yari maze igihe idafite umukinnyi utera kufra reba aka karinke tera kufra nk'uwazinyoye neza amafoto ndayabonye we mbega umukinnyi iyi nkuba rero irajya muri Yanga aperi ntabwo iri buyibone aperi bareke ibihumbi 200 se ntiyabibona yabitanga abakinnyi benshi yagiye agura nayo ngaho ikabarenza yaranga bwo gucomekamo akantu katari keza akahese aperi se yapfa gutanga 200 gutyo gusa kubera iki se bamusinyisha imyaka 3 ntose sayo kamere magnifique page iri official kuri Facebook ariho amafoto meza agororotse ayaha abafana ba aperi bakunze ba aperi FC transferi nta handi mugeze muyumva nta handi mugeze muyumva rwose Amani Michel tangazaji bari kumva gusohora mu kiganiro akurikiwe afite followers 800 tangazaji transfer ko atarayivugara transfer shoko atera mupenze to amugani iki nicyo ako niko yari yambaye mu iki gihembo yambaye nk'abashefu rwose ari muri Cote d'Ivoire reba igihembo afite meilleur buteur Ligue 1 uyu mukinnyi azajyana apero matsinda abona iki gihembo singira iki kare ya top scorer hano ko yari yambaye nka LFA kabisa na Cote d'Ivoire
ambaye imyenda y'iwabo n'umukinnyi ubona rwose ari umusirimu ntabwo ari umuntu w'umuturage cyane. Amani Michel, Amani Kwadiokan Michel, Epiara, Epi. dore uhamanyije n'umutima wawe uyu mukinnyi yewe mpamanyije umutima wanjye ni W. Uyu mukinnyi arusha profile Kiwanuka nigeze top scorer no muri Uganda. uyu azakina he azanyura he 11 Kiwanuka nigeze abona top scorer wa champion ya Uganda sibyo. Uyu ni top scorer champion Cote d'Ivoire ihanganamo za Seki Moses bora mu mazungu yasohotse masange twayirangira iyi nkuru ntabwo twayisoza ako kazuba ushobora kudukora ikivugaho erega pe ni ikipe nutagiye cyuyivugaho nta nubwo tuyivaho twagwaye ibimenyetso byose bigaragaza ko transfer igororotse ngo kigikize ntabwo mfa kwemerera ngiye hari ibinyemeza nanjye sinzi kwemera ariko kazuba uwo gutsinda ibitego byinshi ntibihagije. Shabarara yatajya muri Sudani y'Epfo yari kuba ari uwa mbere mu bitego yarushaga abatayi bataragenda. None se ubwo murangira ikipe yo hanze Kazu Yanga yamushaka Yanga wanahitaji none kurenganyiriza winga wa Afad Plateau none barafinda razira iki ko nta mibare ko ibitego utabikeneye kuva numva Kazungu umukinnyi wifuzwa na Yanga ikipe ya mbere Kazungu umukinnyi yapiranganiye na Yanga buriya watara wamurangira ikipe uyu munsi ukagira ikintu ushingiraho. Ikipe yabaye ya mbere mu makipe yo mu Rwanda yatwaye igikombe yatwaye igikombe ni nawe watsinze ibitego byinshi n'ikipe mugurisha Rayon Sport afropinze nyuma aperi ko yabaye ya gatatu ubu nta mukinnyi mwiza yagira. aperi ko yabaye ya kabiri hano kandi yavuga ko bataranye iya gatatu ninde Elmerek nta mukinnyi mwiza yagira mfite Elmerek sanga mu izina Bangura muhinga Bangura si umukinnyi mwiza aperi mubonye yamwanga ariko aperi yakwiguriye Bashir Bangura nta bushobozi ifite bwo kugura umukinnyi ufite amasezerano muri Elmerek. Kazuba kwereka iriya foto ibinyamakuru byo muri Tanzania bimwambika jezi ya Yanga imaze igiye kwifuza mu kwezi kwa kane bivuga ko Elmerek Bangura yamutanze $500 by'amadolari kuri Bashir Bangura 500 none amasezerano ye ubwo aperi nayo bamuhaye ubwo aperi yamugura ngahe miliyoni bakuba kabiri miliyoni y'amadolari miliyoni n'igice y'amanyarwanda. Ese niwe wambaye Yanga urumva ko abanyamakuru muri Tanzania batamukorera AI n'akagrafike rwose bagatamwambika imyenda ikipe imwifuza ariko namwambike ni muri Tanzania ni topic umukinnyi muri Tanzania ni topic ibyo abagenti barabikoresha kugira ngo nibinyura mu itangazamakuru bamushaka. Nase Kazo buriya yari umwana aza muri Yanga uyu mu winga tumaze iminsi tuvuga wacaga ibintu umwaka ushize muri Yanga Pacome Zouzoua yaravuye muri Aseki aho niho ngaruka nyine niho ibirenge byanjye biri. None se Aseki umukinnyi barambagiza ugomba gukora byatumye na Yanga agira impinduka ni abakinnyi bakomeye none se ikipe imwe yonyine muri Cote d'Ivoire rero yagurisha umukinnyi muri ufite impano cyangwa San Pedro ize ebyiri none se kandi none se uyu mu nimero yarushije ibitego umukurikirana wa San Pedro mu bitego yarushije abakinnyi bose gutsinda ibitego byinshi abakinnyi bose basifura none se barusha binga abari Hilal na APR ubwo barusha ibitego byinshi barusha nyine none se niba ugenda ku bitego APR mugure aravuga ngo none barafinda arazira iki kamisobanuro nabyumve arazira imibare uyu nguyu ngo ararusha wa San Pedro nyine wagendera ku cyugura umukinnyi Tayiba afite 17 Togo afite 9 niba ari ibyo ariko va ku rugero rwa Tayiba ntabwo biba buri gihe ikipe ntoya yarusha ikipe nkuru ibitego ariko biranashoboka ko umukinnyi w'ikipe ntoya yaba umukinnyi w'umuhanga kurusha nese umukinnyi muto nyine ava muri ekipe no akajya muri Kazo uwo mukinnyi uri mu Rwanda Tayiba kujya muri polisi Tayiba agiye kujya muri polisi najya muri polisi uzajya mubona umukinnyi ngo w'ikipe Kazo ubu abakinnyi neza kugira ngo polisi none se Atletico ni yakangahe muri Espagne abakinnyi bayo ko barimo barwanirwa ba Julian Alvarez nanjye ndagucarenjinga yaba uyu Amani Michel ari umukinnyi w'umuhanga yakabaye kuba afite offre zin APR turi kuvuga barimo kwereka Yanga ya 7 ya 8 mu makipe barakwereka Yanga mufuje gura mu kwa kane izi nkuru za Yanga ari kubereka zanditswe mu kwezi kwa kane agifite ibitego 12 bya Yanga Yanga buza amafaranga ibintu bya Yanga ntabwo amuvuga ameza angahe taramuvuga kuki Yanga imushaka kaza mu Rwanda kandi isoko ritarafungura
aya muramponda sintoka yari kuba afite offre zirenze Okay, apenda reka- byemera ko nayo yazamo kuko ikeneye abakinnyi b'abahanga ariko ikaba iri nk'iya karindwi kubera ko amakipe akomeye ashaka umukinnyi ukomeye yanga itanga magana kazu ishaka n'ubundi y'amadolari. na aperi biracyari mu biganiro nakubwira ko manager we agomba kuza inaha agakomeza ibiganiro na aperi ubwo aratambikamo yanga kugira ngo bashobora no barimo barakubwira ko byanditswe mu zanditswe mu kwa kwa kane aperi ntiyakavuzwe muri aperi rwose izi nkuru ndi gusoma za Yanga yanga itahise imugura. zanditswe mu kwa kane afite ibitego 12 gusa kuki yanga itahise Ntabwo yanga imugura gushaka yanga ijya mu matsinda uvuge ngo urajya muri aperi wabaye ushobora kumutekerezaho ikabona umwiza kurushaho aperi igahita imubona ko yagiye muri polisi Kenya yanga ko yagiye gushaka rutahizamu muri polisi yo muri Kenya wa Anta ubu ntabwo bazamugenderaho cyane ubushize yatwaye shampiyona iyo si ikipe yabaye gatatu Aperi se niyo ushyize yitwaye. ku munzani polisi umwaka ushize yatwaye shampiyona ubu yayibuze goroma yayitwaye ni ikipe washingiraho ko Kazo. washakamo umukinnyi twigire muri murera hari inkuru nyinshi ibintu bya n'amadosiye menshi transferi niho amakipe kana aperi yapfiriye. nizera ko mwaryohewe dufite imyumvire kuri transfer itariyo rwose kandi idahinduka abayobozi b'amakipe akaba aribo bagendera tumaze imyaka mu makipe agura oya nanjye nemera ko muri transfer raporo dufite tutarafata imyumvire ubu Rayon Sport ngo idasinyishije bande ba Ramazani bavuye muri aperi aramazane amazani kandi barabakubwira ngo muhire Keve agoma ngo sinzi ubu wakumva badasinyishije abo ngo ikipe ntiyasinyishije ahubwo ngo rage Martin amaye urugero hano ati Ngorage. Vitinha yavuye muri Wolves ubu niwe mukinnyi uhetse Paris Saint-Germain cyane coach Uru. umutoza ni umutoza umutoza niwe uhabwa indabyo hariya none se ko yazanye abakinnyi ubwira ko ari taro Morgan Rogers akiniye Aston Villa abaye inyenyeri Barcelona bari kwica miliyoni zirenga 100 ikipe izamubona ni ikipe y'ikigugu kandi izatanga miliyoni zirenga 100 z'amapawundi unayi urwo rugero Ni izo indabyo ngero z'Unayi. muzitanga Ni nanjye indabyo coach. nahita nkubwiye ko Igor Thiago wa Brentford yatsinze ibitego byinshi kuruta Gyokoresha ariko muri profile z'abakinnyi bakomeye Gyokoresha yamuze imbere none se yavuye mu ibitego byinshi yavuye mu Bubiligi naho Gutsinda ibitego muhamagara. byinshi None se yavuye none se yavuye bidefinisa umukinnyi mwiza cyane Igor Thiago yavuye ikibazo naho yavuye ikibazo n'ibyo bakoze muri nyine hari uwari umuzi nibyo hari ngira ivuye mu mubwira Bubiligi ari umukinnyi usanzwe gutsinda ibitego gusa ntibihagije kuko kuba uri umukinnyi none se n'umukinnyi ukomeye mubi ushobora Nahise Ntabwo. nahise nahise Saison nziza reka kubaza cyangwa ikintu n'ugiye kimwe reka mbaza ikintu kimwe duba muri ukutuyobye batumazaho nahise na kazungu batuyobeje ntabwo N'abayobozi. tureba shampiyona ya Cote d'Ivoire sibyo muri twe uko turi bane nta muntu uyireba na aperi ishaka kugura umukinnyi ntigeze ireba shampiyona ya Cote d'Ivoire sibyo ikintu kimwe wareberaho umukinnyi w'umuwinga ukina imbere usatira kitari ibitego ni iki na assist ibitego na assist umukinnyi w'imbere reka nkubwire ni iki ni ibitego nasitse ariko ukareba n'aho avuye ahavuye nyine Ahavuye. avuye muri ekipe yakoze iki Areba yagize rero. gite avuye muri ekipe yabonye qualification ya Confederations Cup muri Cote d'Ivoire muri Cote d'Ivoire kubera ko utabona rutahizamu wa Sek Mimoza ihora mu matsinda ya Champions League ntabwo wamuguha kuki utamubona ikurusha ibigwi arajya mu Bufaransa kipe yakurusha ibigwi yajya arajya muri za France niyo wajya no muri za Yanga nyine ntabwo ufite ubushobozi ntabwo umukinnyi wese aperi yifuza imubona ku isoko si byose niba rero utabona rutahizamu wa Sek Mimoza urashaka kuvuga ngo nyuma ya Sek Mimoza amakipe afite rutahizamu beza ni ayahe ariko wa wundi watsinze byinshi muri shampiyona bahanganye n'ugura kazo na seke uko yagira imbaraga zose muri Cote d'Ivoire zo kubona abakinnyi beza ntibivuze ko abakinnyi bose ariho bakina kandi bivuze ko nayo itagira flop igira abakinnyi ba flopinga ikagira sezi ibura umukinnyi igurisha rwose none se niba yabaye top scorer muri iyo shampiyona aseka ihari kuki abo bakinnyi bayo bakomeye batabaye ba top scorer kuki batamurusha ese n'umwaka ushize yari yaje mu top scorer cyangwa nuko agize saison nziza zibaho zibihagije okay